Mwiriwe neza, turabashuje kuri channel iwacu Bikora Bite TV, channel twigaho ubumenyi bwinshi bujyanye n'ibimera, bijyanye n'amatungo. Uko ugenda ukurikira channel iwacu Bikora Bite TV, uzaba wasanga hari ibintu byinshi by'ibiganiro twagiye dukora byajya bigufasha buri munsi. Nimba ari ubwa mbere dukurikiye rero, ikaze iwacu, ujye kuri follow, sharing no ku bandi, dukurikirana buri munsi iyo twabona umwanya tugakora video. Uyu munsi rero tugiye kwiga ku bimera bitandukanye biri hano. Ku mateke tugiye kuyigaho. Se amateke amaze iki? Se amateke hari icyo avura? Amateke ni meza kandi n'umuti ukomeye mu buzima bwa buri munsi. Amateke rero agira amoko abiri, hari mukara hakaba n'umweru bimubona, ariko imikorere yayo nayo iratandukanye, cyangwa icyo bita mukara mweru nayo ibaho mu buzima bwa hano hanze. Rero tugiye kubabwira duhereye ku mababi no ku mateke, ku mizi yayo tugeze hasi. Amateke mubona ni umuti mwiza, ni ibiryo warya guhera ku munsi wa mbere ukamara n'imyaka 10 uyarya nta kibazo atwaye pe. Amateke bayakoramo ubugari, amateke bayakoramo umukati, imikati isanzwe y'amoko yose. Amateke ashobora no kumara iki nk'ikiguri kimwe bitewe n'ahantu akunze kuba, ariko nakunze kubibona hano Masisi. Abantu babaye Masisi, abantu bari Masisi ndabashuhuje kuko niho nkunda kuyabona cyane. Iteke rimwe rishobora no kumara n'imyaka 5 riri mu butaka, n'imyaka 10 ryahamara, kuko rigenda rikura rikabyara n'irindi, icyo bita ngo ni ibikwete. Amateke warirya ryokeje, iteke warirya ritetse, kuko amateke ni meza pe. Amateke ni meza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amateke duhereye ku mababi ni ibiryo by'inkoko, nabyo ku bantu boroye inkoko, ku bantu boroye imbata, ku bantu boroye ingurube, ni ibiryo byiza ku matungo. Nka gutya abantu bakunda korora nk'inkoko nyinshi bakavuga ngo bakeneye amagi y'amanyarwanda. Inkoko zitotora tuno tuntu cyangwa imbata, ubworozi bukiyongera, kandi ya magi akaba afitemo wa muhondo bita ngo ni amagi y'amanyarwanda, kuko ni inkoko ziba zitoreye. Inkoko yitoreye akenshi ikunda kwitorera n'ibyatsi. Ku bantu rero bakunda amagi y'amanyarwanda ku matungo yanyu, mujye mushiramo n'aya mateke. Ariko ku nkoko ibyiza wakoresha, wagenda ugatotora aya mababi yabyo, warangiza ushobora kuyanyuza mu kamashini ukakuramo juice, ukazigira gute, ukazihereza, cyangwa ugafata aya mababi yabyo ukavangamo n'amababi y'amapapayi, arinda icyorezo gishobora kuza nko mu ifamu yawe. Uyu muti uba mwiza cyane ku matungo y'inkoko n'imbata na dendo. Iyo ukunda kuzamo icyorezo, kwa kundi inkoko zishobora kwituma amatotwe arimo amaraso, cyangwa inkoko ugasanga zirajunjamye, iyo miti ibiri ku bantu bafite ubworozi ni myiza cyane. Ku bantu rero bakunda kurya isombe, bongeramo buno butekeri, ariko kariya katari kapfundura. Ku bantu bakunda kurya isombe, bivura iki ibyo bintu? Ku bantu bakunda kubura amaraso ukajya kwa muganga, hari icyo bita
hari ibintu bakunda gutega umuntu buyongobeza umuntu akayongobera burundu burundu. Noneho uwo muntu yajya ajya kwa muganga bakamutera amaraso, noneho ya maraso bamuteye nyuma y'umunota umwe akaba amaraso aragiye, nyuma y'umunota umwe amaraso akaba aragiye, ugasanga ni wa muntu bahora batera amaraso buri munsi. Iyo bita ngo ni ucawi, ni uburozi bakutega mu nzira ariko bukanabugutamika ku buryo bugenda bukuyongesha. Rero ku bantu bafite icyo kibazo ukuntu bigenza, ufata kino kibabi cy'iteke ariko kitari cyabumbura, ukagitekana n'isombe iyi ngiyi, noneho warangiza ukayishyiramo agakukuri nako ni keza, n'agatungurusumu na bya birungo byose. Ariko ibirungo bino dukunda kugura mu isoko nabyo byaba byiza nta kibazo. Iyi sombe uyiriye icyumweru kimwe cyonyine biba bihagije rwose ku bantu bakunda kubura amaraso, bamutera amaraso agenda, bamutera amaraso abura, icyo kintu kiriho baguteje kigenda kigabanuka. Ariko kubera ko harimo n'ibyo baba baraguteze, ushobora gufataho nk'agakombe kamwe batari bashyiramo bya birungo, none ukajya ufataho akayiko kamwe ukakongera mu mazi menshi ukajya ukaraba umubiri wose. Ibyo bintu birakunda cyane. Ku bantu bafite bizinesi bakunda kuroga, noneho waba uri muri ofisi, waba ucuruza iduka ryawe, mbese ikintu cyose kigwa amafaranga buri munsi, nubwo waba ukorera umuntu ariko ukagera abafite salo, afite mbese akabari, ukagera aho ngaho ukorera, noneho ukumva ari ibintu, mbese ukumva nta mahoro ufite, ukumva hari ibintu biri kukubangamira, ukumva uraribwa umugongo, ukumva uraribwa mu mavi, ukumva hari ibintu biri kugutondagira ku mubiri. Ukuntu wabigenza rero, uragenda ugafata aya mababi y'amateke, kuko aranababana buriya. Amababi y'amateke ugafata n'iteke bwaryo ryo hasi ikijumba cyacyo, ukabirapa ukongeramo umunyu turya, ubikoropamo iminsi 3 yonyine ibihagije. Ntuzigore, iminsi 3 ibihagije. Bwa bucawi, bwa bundi bakunda gutegatega aho ngaho mu nzira, buba burangiye, ntiwongera guhura nabwo. Amateke yo noneho tugeze ku mateke hasi, icyo bitanga ibijumba by'aya mateke akora iki mu buzima busanzwe? Amateke icya mbere twavuze ko ushobora kuyarya uyokeje, wakoramo umukati, watogosa adahase, watogosa hase, bitewe n'uburyo ushaka kuyaryamo. Amateke ushobora kuyateka ari ubugari, ariko ukayanombanomba, nabyo barakunda kubikoresha. Ariko kuri uyu munsi amateke ni umuti ukunda kuvura indwara zijyanye n'ibifu, indwara zijyanye n'imivuduko y'amaraso, y'amadiyabete yateye, kuko yo akuramo imyanda mu mubiri, kandi ni na porotagisiyo ku buzima bwacu. Uyariye akenshi atera n'imbaraga, ni mu bwoko bw'ibinyabijumba, atera imbaraga, kumva ufite ibibaraga. Kandi ku bantu bakunda kurya amateke akenshi ntibakunda kurwaragurika, kubera ko ruriya rurenda rwarwo, ruriya rurenda ruba rurimo, kuko ni umuti ukomeye, kuko aba ari umweru. Ruriya rurenda ni n'isabune buriya ku bantu bakunda isabuni, nayo bakunda gukoramo n'isabune, kuko iriya sabune ni umuti ukomeye. Abantu ba Tanzania bakunda gukoramo amasabune, bakakubwira ngo ni sabuni ya uchawi, ni sabuni ya kupigana na majini, ni sabuni ya nyota, kuko muri ibyo byose bakunda gukoresha amateke buriya nayo aba arimo muri ayo masabuni, ariko bagashyiramo
n'ifu y'ubugari nabyo biba birimo mu buryo bwo kuzana ngo ni nyota, kupigana na wachawi, kupigana na nini, lakini hii dawa ni dawa nzuri sana kwa watu wenye wanapendaka nini wanapendaka biwaya. Kiswahili tunaitaka biwaya. Biwaya ni nzuri ndugu yangu. Amateke rero avura kuribwa mu mavi. Amavi. Kuribwa umugongo. Umva amateke arabikora. Kuribwa umutwe mu ruhande cyangwa ibikubita hejuru mu mutwe cyangwa muno mu mpande. Amateke ni umuti ukomeye. Amateke uburyo bakuramo ubugari rero bitewe n'ahantu henshi bakunda kuyahinga, barayakura ari menshi barayaharura amateke, barangiza bashobora kuyatemagura bakanika, bakayahubika iminsi 2 cyangwa iminsi 3, bakayakuramo bakanika bagakoramo icyo bita ubugari. Amateke ubwo bugari buba buryoshye shahu. Hariho n'ababifata bakayaharura bakanika ku kazuba, amateke avamo igikoma. Yego ko amateke banyarwanda, amateke aho uri hose umva amateke ni umuti mwiza, ni ibiryo wayarya igihe cyose. Amateke rero ikindi akora, mujye mukunda amateke pe. Nimba turya ibirayi, ibijumba, imyumbati, abantu bamenye ibanga ry'amateke. Amateke ni meza cyane, ariko ukajya uyavanga. Nimba utetse imyumbati bashyiraho n'iteke ku ruhande, nimba utetse n'ikijumba n'iteke rijye ku ruhande, kuko ni amateke meza. Amateke arinda abana kugwingira. Gute rero? Impamvu tubivuze amateke, kuko urumva ni ibitera imbaraga kuri ba bana batangiye kurya, ba bana batinze kugenda, ukajya umutekera ku mateke nubwo kaba gatoya. Ayo mateke nyine amuvura mu mavi no mu mugongo b'abana batinze kugenda. Amateke aba meza kuri bo aba meza cyane. Kuri ba bana rero barwara icyo bita irungu, ku kano gasimba bita sumbirigi cyangwa ipanya, nzaza mbabwire uburyo wagakoresha ku ndwara z'abana ukoresheje amateke, ku buryo wamuvura uko yaba ameze kose uwo mwana akavayo. Ariko kuri ba bana mbese ukabona ntameze neza, nzaza mbibabwanirizeho mbabwire uburyo wayakoresha, ariko turakiga ku mateke. Amateke rero wayateka uko wagereka ku bishyimbo. Amateke ushobora kuyateka ari impirike yonyine, ugateka agasosi, ushobora guteka udushyimbo ku ruhande, ushobora guteka imboga. Amateke ni meza cyane pe. Amateke kurirya ryokeje rero ni ubutamu. Kurya iteke ryokeje bivura iki? Intege nkeya mu mubiri, ba bantu wumva ukumva uragiye ukumva ufite intege nkeya cyane, ukumva ntabwo ushaka nko kujya mu kazi, ukumva abantu urabanze, ukumva ufite ukwiheba kurenza ukwemera. Iri teke ryokeje riragufasha. Iteke ryokeje rigashirira, rivura umutwe udakira, wa mutwe uhondagura mu misaya ugakubita no hejuru mu gihorihori. Iteke ryokeje ukaritwika, warangiza ukagira gute? Ukarya uryisiga. Uyu muti urakuvura ku rwego rwo hejuru. Ku bantu rero bakunda kurwara bya bintu bikunda gufata nko munsi y'ibirenge, bakumva birapfumagura, birahondagura nyine bakumva birapfumagura, uyu muti rero wagufasha muri ubwo buzima bwawe bwa buri munsi. Uburyo wawukoresha rero, ushobora gufata
aya mababi n'ibyo biteke, warangiza ukagira gute, bongeramo umunyu ukajya ukandagiramo, bikunda kuvura ibyo bintu byo munsi y'ibirenge. Amateke ikindi avura, aya mateke iyo yavanze n'icyo bita umukurura, amababi yabyo akuvura icyo bita, abantu bakunda kubyimba amavi, abantu bakunda kubyimba amavi, uyu muti urabavura cyane. Ukuntu ubigenza, ufata icyo bita uwo mukurura ukavangamo n'amababi y'amateke, ukongeramo icyo bita amababi y'ibibunobuno, ukajya uyikandisha gake gake umanura mu tuzi dushyushye cyangwa ariko tudashyushye cyane. Abantu bakunda kuribwa amavi no mu ngingo, uyu muti uzabavura pe! Uyu muti ni umuti mwiza mbarangiye, uzabakorera akazi keza kandi kameze wane. Uyu muti rero ikindi uvura ku bantu bafite ingurube, ushobora kuwuteka ufata amababi n'ibigundu cyangwa amateke ubwayo, ukajya uyatekana n'icyo bita ngo, kino gitoki bita indaya. Ku bantu rero bakunda kurwaza ingurube cyane, kuko n'icyorezo kije muri aya matungo y'ingurube kinyura ku ruhande. Ikindi rero kimara iki aya mateke, aya mateke bya bibabi byabyo iyo ubitekanye n'umugombe, ukabitekana n'umugombe, amababi yabyo ukabitekana n'icyo bita akamaramahano, ku bantu banyara mu buriri ari bakuru ntuvuge ngo niba abana banyara ku buriri. Hari ukuntu umuntu mukuru bagasanga yagiye kwa muganga, basanga nta kibazo cy'uburwayi afite, ariko ugasanga anyara ku buriri, uyu muti w'amateke uzamufasha. Ni aya mababi y'amateke, kongeramo umugombe na kamara-mahano, wakongeramo ikindi bita umuzibaziba. Umuzibaziba, ibi bintu bizagufasha, ariko ushaka wakongeramo icyo bita amababi y'ikawa, nayo yazagufasha, cyangwa ugakoresha icyo bita imizi y'ikawa, ku bantu bakunda kunyara mu buriri ari bakuru. Abanyarwanda imiti iriho. Ikindi kintu aya mababi akora y'amateke, urabona hari ukuntu ufite umuntu uhora akoroga buri munsi, ninde waroze? Ni wowe. Ninde waroze? Ni wowe. Ushobora gufata aya mababi y'amateke ukavangamo n'ivu, warangiza wajya kuryama warabikoze nk'agafu, ukabitambika nko mu marembo no ku madirishya, ugatera no hejuru y'inzu. Bya bintu bakunda kuza kumva ngo mu rugo umucuraguzi yaje, ariko hari indi miti nagiye mbabwira itandukanye, ariko n'uyu muti uragufasha muri ubwo buzima bwa hano hanze. Bakunzi bacu rero, icya mbere mbasaba, imiti ni myinshi, wenda n'igice cya kabiri nzakibazanira, ariko akandi tugiye gusorezaho ku bantu bakunda kurwara ikizungera. Abantu bakunda kurwara ikizungera, ufata aya mababi y'amateke n'amateke ubwabyo, ubwo ni ibijumba byabyo, ukongeramo igifashi. Ku bantu bakunda kugira ikizungera gikomeye, bakazungera bye, ariko ushobora noneho ikindi wamara gukora igifashi, umuti wanywa ushobora no gufata ku isuka ukayitekana n'umucyayicyayi, imizi y'umucyayicyayi ukajya unywaho nk'icyayi, bikuvura isereri iri hejuru, ya sereri uba ugenda ukumva wakikubita hasi. Ndabakunda cyane rero. Icya mbere ni ugusenga. Banyarwanda n'abandi mwese mwumva ururimi, icya mbere ni ugusenga, igikurikiyeho mukivuza.
kugendera ku by'abandi ngo ibi ngibi ni ngo byavuzwe gutya, ngo kwivuza ngo ni abashatani, kwivuza ngo ni abapfumu. Icya mbere iyo usenga, usenge Imana igusobanurire ku giti cyawe, kuko Imana ashizeho amateke y'umweru n'umukara, umukara na mweru, amabwayisi, kuko iyo yabishyizeho bitandukanye ni ukugira ngo bidufashe, bitubere umuti, bitubere n'ibiribwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ibarinde.